Episode ibanza bari baje kwishyuza uyu musore amafaranga y'inzu yari amazemo iminsi ndetse ntabwo ari mike cyane ahubwo ni amezi 6 yose. Yari amaze kumwishyura amukora mu ntoki arangije aramusezera ati urakoze cyane. Arangije yaramubwiye ati ngaho ugenda ubwire papa wawe yuko namwishyuye kandi nizere ko mutazongera kugaruka kunsohora muzi uko mwiboneye. Arangije ahita arebana n'umukobwa aramusuhuza aramubwira ati hayi. Arangije aramubwira ati ese wabigenje gute Betty? Wabigenje gute? Ko aya mafaranga ntayo nari mfite. Bicara hano kugira ngo amusobanurire. Ati nakubajije wabigenje gute? Ati naje ndaguhereza nyashyize mu mufuka wawe kugira ngo ubone uko wishyura ko nabonaga bitoroshye. Atangira kumubaza ati ariko se bundi ko ntari nsanzwe nkubona muri izi karitsiye uruwa hehe? Umukobwa ati ngewe nkomoka ibwami ndi uwo mu bwami ariko ubwo bwami ntabwo ari ubwaha hafi nubwo muri Lagos. Arangije akomeza kumusobanurira amubwira n'amazina y'ubwami bw'iwabo, amubwira yuko mama we nawe ari umwamikazi. Arangije umusore nawe akomeza kumubaza ibindi bibazo byinshi kugira ngo arusheho gusobanukirwa neza. Ako kanya akomeza kumubwira yuko mama we yamubwiye yuko agomba kuzasubira iwabo nyuma y'ibyumweru 2. Aramubwira ati ese nta bandi bantu mufite muvukana? Umusore ariko akomeza kumubaza. Umukobwa ati barahari, mfite abavandimwe 2 nanjye wa 3. Umukobwa akomeza kuganiriza umuhungu bose bishimye. Umusore nawe ati ndabyumva n'abavandimwe bawe nabo uko biri kose ni beza nkawe kuko nawe uri mwiza, narabibonaga yuko udaturuka ahantu horoheje pe. Umukobwa ati yego iwacu ni heza, dutuye ahantu heza cyane kandi nifuza yuko nawe waza tukajyanayo. Umusore ati ubwo sinashobora kubaho mu buzima nk'ubwo mubayeho? Ubuzima bw'ibwami sinzi ko nabushobora, mba ntekereza ari ubuzima bwiza cyane kandi simbimenyereye. Umukobwa akomeza kuvuga ati hoya ariko waza tukajyana. Umusore ati nta kibazo tuzajyana, nimba mama wawe yabikunda nta kibazo yabigiraho ndetse n'abavandimwe bawe. Ati ubwo rero gahunda ni uko tuzajyana nyuma y'ibyo byumweru 2, nusubirayo tuzasubiranayo. Barabyemeranya. Betty aramubwira ati ntugire ikibazo rwose, umubyeyi wanjye mama ndetse n'abavandimwe banjye bazagukunda ntugire ikibazo. Umusore atangira kwayura aramubwira ati ese wareka nkagenda nkaba ndyamyeho gatoya hanyuma tukaza kongera gusubira? Ati oya ntabwo nirirwa ngenda, reka nze mbe ndaho ugiye kuryama. Umusore nguwo aryamye, umukobwa nawe yicaye ku ntebe amutegereje ndetse ari no kumureba cyane, ari kumwitegereza sinzi impamvu ari kumureba. Umukobwa akomeza kuraranganya amaso hirya no hino mu nzu areba ubuzima umusore abayemo butoroshye. Arangije ako kanya batweretse hanze hari uwahageze muri ya myuka yabo. Kumbi ni babandi umwe muri bakobwa bazanye na Betty. Uyu nguyu mumwibuke nawe ari muri bakobwa bazanye uko ari 3. Arangije ako kanya batwereka Betty asohotse ahita amubaza ati waje gukora icyangaha? Waje gukora icyangaha? Umukobwa atangira kumubwira ati Betty nabibonye watangiye kwibagirwa icyakuzanye, watangiye gukunda uno mwana w'umuhungu kandi wibuke yuko icyatuzanye ari ukubajyana nk'uko mama yabidutumye. Kumbi bano bana b'abakobwa ni mama wabo ubatuma. Angela aramubwira ati dufite iminsi 2 yonyine rero ugomba kugira vuba ukamujyana, nyuma y'iminsi 2 ukaba wamugejeje mu rugo. Betty ati oya none se ko namuhaye ibyumweru 2? Umukobwa ati oya ni iminsi 2 yonyine ibura, ugomba kuba wamugejeje mu rugo. Betty
arangije aramubwira ati rero ubwo sinzi ukuntu nahindura ibyumweru bibiri nkabihinduramo iminsi ibiri. Umusore yahise yumva abantu hanze kuko yari arimo kumva amajwi yabo bavuga cyane. Nta kindi cyabaye, umusore yarasohotse. Akigera hanze yasanze Betty ari wenyine, wa wundi yamaze kugenda kare. Arangije aramubaza ati ese byagenze gute ko wari urimo kuvuga numva uvugana n'umuntu, ari hehe? Betty ati oya, nari ndi kwivugisha nta muntu twari turi kumwe. Ariko umusore ntabwo yabyemeye, ariko kubera ko ariko Betty yaramubwiye yarabyemeye nta kundi. Ako kanya Betty akomeza kumusobanurira ati nimba nta kibazo twakisubirira mu nzu. Ati ariko bishobora kuba byakubangamiye, ino nzu yakubangamiye ntabwo imeze nk'iyi wanyu umenyereye. Umukobwa ati oya nawe ntubifate nabi, nta kibazo inzu intwaye, ahubwo dusubire mu nzu. Nuko nguko basubiye mu nzu. Ariko umusore nta kintu na kimwe amenye mu byari biri kubera hanze. Ako kanya bahita batwereka bari bafashe ibyo kurya bagiye kuringanira n'ameza. Umusore atangira gutamira ndetse agahereza n'umukobwa kugira ngo nawe abashe kurya, kuko bari barimo barasangira. Barakomeza bararya, Betty akajya afata ku munwa nk'aho hari icyo ari kumva mu byo bari kurya. Gusa ariko umuhungu yakomeje kumutamika. Ako kanya Betty yatangiye kumera nk'ushaka kubigarura. Nuko byagenze. Umusore aramufasha kugira ngo atagira icyabo. Gusa byaramuyobeye kuko mu byo bari barimo kurya nta na kimwe cyari gifite ikibazo. Ako kanya Betty yaramurebye aramubaza ati ibi ngibi ni ibiki watetse? Umusore nawe ati ibi ngibi ni amafi nari nashyizemo. Ese urabizi neza ko ntarya amafi? Kumbe Betty ntabwo arya amafi. Ako kanya batweretse hari uwari usohotse mu modoka. Wa mukobwa yaraje kumureba. Umusore ati ese waje kundeba? Nigeze nkuhamagara, nigeze nkubwira ko nkeneye abashyitsi? Kuba narafashe nimero yawe bivuze yuko waza iwanjye uko wiboneye? Umukobwa ati nari nje kukuburira ngo uyu munsi ntugire ahantu ujya, kuko nugira aho ujya uragira impanuka kandi iteye ubwoba. Umusore ati ese wiyumvishemo iki mukobwa mwe? Ntabwo ibyo ngibyo biguha uburenganzira bwo kuza kumbuza kwigira aho nishakiye ngo singire aho njya. Umukobwa ati nari nje hano kugira ngo nkuburire, nihagira ikikubaho ntuvuge ko ntakubwiye. Umusore yasigaye mu rujijo, gusa arimo kubyibazaho atabyumva. Ako kanya akireba ipine y'imodoka ye yasanze yatobotse. Amaze gusanga yatobotse yari ari mu rugo nta kundi kuntu yabigenza. Yahise afata telefone aravuga ati reka mpamagare umukunzi wanjye mubwire yuko ndi bukererwe, ntari bubashe kumugeraho ku gihe kuko ipine y'imodoka yanjye yatobotse. Agihamagara ati halo mukunzi wihangane, nageze muri ambutiyaje ariko n'imodoka yanjye ifite ikibazo. Akomeza kumubwira uko bimeze, ariko ataravuga ibintu byinshi bahita bamubwira ati oya ntabwo ari we ukwitabye, ahubwo we yagize agisida iteye ubwoba, ubu ngubu ari kwa muganga. Umusore ntiyabyumvishe neza kuko nta nubwo yabashaga kubyumva. Arangije ajya gukingura imodoka abura icyo afata n'icyo areka, gusa arababwira ati mwihangane ndaje ndabageraho mu kanya. Gusa yongera gutekereza ibyo wa mukobwa uvuye hano amubwiye, ahita avuga ati uko biri kose ibintu bimbayeho, gutoboka kw'ipine y'imodoka, umukunzi wanjye gukora agisida, uno mukobwa ni umurozi, we yahise abikeka ako kanya.